babangira ukuri nk'imihoro kandi niba barabanyabute. Kadusenga Imana nyiricyubahiro, Imana umuremyi kandi ukaba umubyeyi wacu. Nta mpungenge tugiraho kuko ushobora byose kandi nta kibaho ku isi utazi impamvu yacyo uhabwa icyubahiro. Rero twemerere Mwuka Wera waduhaye ngo turi imbere yawe atwigishe icyo ugambiriye aba ariyo kigerwaho mu izina rya Yesu. Amen. Twaririmbye indirimbo y'150 irimo igice kivuga ngo mushakire mu mihana yose, nubwo urwiri rwagenza gute rwarenga kungana, muzishake kuko zirurimo. Kandi ngo turitwaza iki? Ukuri nk'imihoro. Nibigereranyo bagiye bagereranya gusarura ingano cyangwa se amasaka, niyo dusanzwe tumenyereye ino yitwaza umuhoro. Twebwe rero mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubashe gusarura yitwaza ukuri. Minsi nk'iyi ukuri kwatakaye mu nzira, abantu bagenza gute? Aragukandagira. Ariko ab'Imana ntibazabura kandi ukuri uzatsinda. Nahisemo rero ko tuganira kuri iri jambo, itero gikaze mu itorero, matsinda abiri kandi yibeshye. Mwuka Wera aherekeze iri jambo rye kugira ngo tubashe kumva igambiriwe muri uyu mwanya. Badusomeye isomo riri mu Byahishuwe igice cya 8 guhera ku murongo wa 7, aho batubwiyemo amagambo akomeye cyane Yohana yabonye bikamutangaza. Hari ibintu yabonye bihubuka byikubita mu isi. Yabonye urubura n'umuriro. Ni ibintu bihabanye kandi ngo ibintu byari bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Yitegereje abona bihitanye 1/3 cy'isi. Akomeje kureba abona 1/3 cy'ibiti bibisi nacyo kiragihitanye. Ndetse ngo ibyatsi byose bibisi bigenza gute? Birashya. Ibyatsi byose bibisi birashya. Gira ishingiro ry'icyigisho tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Uguke cyane rero kuko tugiye kwiga ibintu bikomeye Imana yadutumyeho uyu munsi. Aya ni amatsinda abiri Yohana yeretswe, byanze bikunze agomba kuboneka mu itorero. Kandi ni mu itorero ritwaye ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Iryo ni irihe? Abasigaye bitondera kandi bafite izi neza ko ari twebwe abadivantiste b'umunsi wa 7. Ibi bintu bigomba kubaho. Kandi umukristo nyawe ntagomba kugira uruhande ahereramo cyangwa ahengamiramo muri ayo matsinda, kuko nta ruhande ruri mu kuri 100%. Nta matsinda yibeshye. Buri tsinda ryose ryihagazeho kandi riravuga ko ryo riri mu kuri. Abo mu rundi ruhande ngo nibo bari mu buyobe. Mu gihe gikomeye ubwo Yesu yari hafi kusoza umurimo wari wamuzanye ku isi, muribuka amwe mu magambo yabwiye abigishwa babwiye ngo mube maso mugenze gute? Musenge. Kubera ko amoshyi yari hafi aho ngaho. Natwe rero nicyo gihe turimo. Nirindi tsinda naryo nuko ryibwira. Ariko nta mugabo nyine Laodikiya niko imeze. None se biradutunguye? Oya. Laodikiya irangwa no kwibeshya, kwishuka. Ninjye ureba bariya ntabwo bareba. Ninjye mutunzi bariya bohoya. Ndatunganiwe. Igitangaje rero uko bose bahurira ku izina rimwe. Ayo matsinda yose yombi uko ari abiri arahurira ku izina rimwe. Abadivantisi b'umunsi wa 7 abategereje kugaruka kwa Yesu bitondeye amategeko yose uko ari 10 y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bamwe bati nitwe, abandi bati nitwebwe. Nirihe tsinda riri mu kuri mu by'ukuri? Mbese ni igihe cyo gutatanya imbaraga ku bagize itorero. Mbese umukristo nyawe niho agomba guhagarara mu gihe nk'iki. Igihe twiga iki cyigisho rero tuzirikane icyo Yesu yasabiye abakristo tugomba guharanira muri iyi minsi. Tumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Yohana igice 17 umurongo wa 21 ngo bose babe umwe. Ntabwo Satani agishaka. Ntabwo ashaka ubumwe. Igifuniko cy'ibyisho cy'ibyo ku isabato tugiye gutangira. Hari inshingano ufite ab'itorero ry'abadivantisi b'umunsi wa 7 tugomba kwamamaza tubwira bataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iyo nshingano uyu munsi wa none uhabayeho kudindira nubwo bamwe baba batabibona. Inshingano twagombye gukora ahubwo dusubiye inyuma, twebwe ubwacu twongera kwisubiramo ngo turebe uburyo twakongera kwisuganya. Ibibazo ni byinshi mu bitorero. Bamwe barirengagiza ibyo bazi, abandi nta na kimwe bazi, ni mu kigare gusa. Ntibashaka no kumenya ibyo batazi biranga umwihariko wacu. Hari n'abatakitaye ku kuruhuka isabato, basigaye bayifata nk'indi minsi isanzwe. Abandi barasobanura ibyanditswe uko bishakiye, bahuje n'uko babyumva. Baretse amahame amwe namwe burundu, kandi bavuga ko babikura mu nyandiko zitugenga. Igikomeye cyane rero nuko buri tsinda ryumva ko ari ryo riri mu kuri, riba ryihagazeho kandi riba ryiga amakosa y'irindi tsinda aho kwisubiramo bo ubwabo. Nta mpuhwe
kiriho nta rukundo, nta guharanira ubumwe mu bitorero. Ye baba, iki ni igihe Yohana yabonye ko kizabaho mbere gato y'uko Kristo agaruka. Yabonye urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, kandi ibyo bintu byajugunywe mu isi. Kandi 1/3 cy'ibiti kirashya, n'ibyatsi bibisi byose birashya. Twabisomye mu Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 2. Aho niho nshaka ko twibanda. Ubusobanuro bw'imvugo ijimije ya gihanuzi, urubura ni abakristo bamwe bazaba bahugiye cyane mu mihango igenda yaduka mu itorero, bakumva ko ari byo bituma bemerwa n'ijuru. Uwabakosora avuga ati handitswe ngo, uwo bamwamaganira kure ko bakora gifarisayo. Abo nta bihe bidasanzwe byo gusenga bajya bagira, basabana n'Imana byimbitse, kandi bakagaya cyane abagira ibihe byo gusenga basabana n'ijuru. Ni ubukonje bukabije mu by'umwuka. Murabisanga mu busobanuro bw'Ibyahishuwe, igitabo gitoya ku ipaji ya 72. Ntabwo nazanye amagambo yanjye, nazanye amagambo y'inyandiko zera, kugira ngo turebe itsinda naba ndimo nditwara nte, se riri mu kuri? Iryo naba ndimo rindi se riri mu kuri? Naryo turarigeraho. Kandi iyi nyandiko nyiganiraho umuntu uwo ari we wese, kuko umukristo aho agomba guhagarara muri ibi bihe, ntawe agomba guhakana, nta n'uwo agomba gutinya, ntawo kurimbuka uhari. Ushakire mu mihana yose n'ubwo urwiri rwarega kungana. Ushobora kureba imibereho y'umuntu ukabona urwiri gusa, ariko aho ngaho niho dutumwa. Nta batabasha kugaruka hano mu rusengero, kubera ngo ko imibereho y'abari mu rusengero bareba bakabona ni urwiri. Ariko se kuki badatekereza ngo bumve yuko ariho batumwa? Kandi iyo iyi ndirimbo iririmba barayiririmba. Nubwo wabona imibereho y'umuntu ari urwiri, ariko ingano zirurimo. Umurimo ni uwa Mwuka Wera, uwemera kugenda arikorera ibye. Umuriro rero usobanura abandi bakristo bazahugira mu byumba by'amasengesho, bakiga inyigisho zibahindurira imitekerereze, ku buryo bageze aho bafata amahame amwe n'amwe y'itorero basanzwe abagenga bakatsemba burundu. Bahakana ibihamya bimwe, babishakira ubundi busobanuro bwabo bihimbiye, bagendeye ku mirongo imwe n'imwe y'inyandiko zera itorero rigenderaho, babihuza n'amarangamutima yabo, kandi abo babyigishije nabo bakumva ari ukuri. Bene abo ngabo nibo bitwa abaka, kandi nabo bagaya cyane bitangaje bibereye muri bya bikorwa twabonye. Ayo matsinda yombi ntabwo yerekeza ku gakiza, ahubwo Yohana yabonye bene iyo myitwarire yombi ihitana 1/3 cy'ibiti, ari byo bigereranya abakristo bari bashikamye. Nanone kandi abona ayo matsinda yombi ahitana ibyatsi byose, ari byo bigereranya abizera bashya, abakristo bashya batari bakomera mu byo kwizera. Ibi bintu ngo byari bivanze n'amaraso, ari byo bivuza akarengane kazadukira abanyakuri. Turi kwatakaye mu nzira, ariko turararikirwa kuvuga ukuri uko kuri. Turatinya amaherezo ni ayahe? Ibitero umwanzi tugabaho ni byinshi, kandi biri mu buryo butandukanye. Akoresha imibiri twambaye, kugira ngo hano benshi muzi imibiri yanyu ukuntu imeze, indwara. Kandi indwara akenshi ikara nijoro. Manywa abantu tugahurira mu nzira ukajya turi bazima, ariko shwi nta buzima. Ni ibitero umwanzi atugabaho. Akoresha isi, imibereho igoye ikakaye, kubura ibyo kurya, inzara n'ibindi nk'ibyo. Ubundi agakoresha abantu bagenzi babo. Ntabwo ari abapagani akoresha, nta nubwo ari abantu bakure, ahubwo ashobora gukoresha abo mu miryango hafi aho, ashobora gukoresha abaturanyi, umuturanyi akakwibasira, kibaza n'impamvu yabyo. Ariko uko twabibonye kare, uwifitiye amahoro y'umutima ibyo ntaho bifata, ibyo ntibimutinza mu nzira. Kandi kutadutinza mu nzira bishobora kubera icyigisha abandi. Uburyo witwaye, uko bagenzi bawe baguhagurukiye, musengana mu itorero rimwe, abaturanyi se, abo mu muryango wa hafi, uburyo bitwaye, uko Satani waba ashaka yuko abantu bahora baryana. Ariko iyo ufashe icyemezo kinyuranye n'uko abisi babitekereza, ibyemezo bafata, burya Satani aramwara kandi aratsindwa. Ijuru rero riratabara kandi rihora riri maso. Abakristo rero benshi bari basanzwe bafite kwizera, 1/3 cyabo bamwe bahitanywe n'urubura, abandi bahitanwe n'umuriro. Ngewe mpagaze he, wowe uhagaze he? Abizera bahuye n'urubura bafatira kwizera muri urwo rubura nyine, bakumva yuko ibyo bintu ari uko bikoze, ariho agakiza kari. Bose bagendanira kuko nibyo basanze. Abizera bashya bafatiye kwizera gushya mu muriro, nabo nuko nta n'umuroko. Turarwana n'imbaraga zikomeye cyane kuruta uko tubitekereza. Niyo mpamvu natwe dusabwa gutabaza imbaraga ikomeye cyane twasezeraniwe kandi twahawe. Ni byiza kwitondera buri kintu cyose cyadutse mu bijyanye no kwizera, kuko kwizera no kuramya ari ikintu gikomeye kitagomba gukinishwa.
aya matsinda yombi uzayige neza mu gitabo cya Ellen White cyitwa Wifuzwa ibihe byose. Icyigisho cya 46 kivuga ngo Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Ntabwo ari ibintu byadutsu, byahereye kera mu itorero Yesu Kristo akiri ku isi. Bigishwa bari bakeya, bari bangaye hari 12, ariko aya matsinda abiri yagaragayemo. Ari itsinda ry'abashaka kwigumanira nawe mu mpinga y'umusozi, ni itsinda ry'abari basigaye mu kibaya bari mu mirimo yo kwirukana abadayimoni, nabo banze kuva mu muntu. Nta tsinda na rimwe yemereye kuguma aho ryari riri, byabaye ngombwa ko bahurira mu ibanga ry'umusozi. Aho niho agakiza kabonekeye. Ibanga ry'umusozi wa wundi wari watewe n'abadayimoni niho yakiriye. Bamwe bumvaga bakwibera mu mpinga y'umusozi, bakwibera mu byumba by'amasengesho, tubivuge gutyo. Aho ngaho iyo umuntu yiheranye na Yesu arimo yiga yiherereye koko yumva yakwigumira aho ngaho nk'uko indirimbo ibivuga. Petero rero yazamuye ikibazo avuga ati ni byiza ko turi hano. Yatekerezaga imibereho y'abagenzi be bari mu kibaya, kumva gusubirayo byaba ari ingorane, ariko Yesu se yamwemereye aho ngaho. Yewe Petero yageze naho yiyibagirwa, we na bagenzi be b'abantu bari aho ngaho, Yohana na Yakobo, babaye nkaho biyibagirwa, ahubwo bavuga ati turaca ingando eshatu, twebwe nidushaka nyagirwe, nidushaka tujye ariko turi kumwe nawe hano n'intumwa zivuye mu ijuru, turabona ibintu ari byiza, twigumira. Nuko bimeze mu byumba by'amasengesho. Abantu barumva bakwigumira aho ngaho gusa, barimo baragaya abagenzi babo. Mbaze ngo bajya mu rusengero, imyitwerere yabo imeze iti. Twahawe ni Yesu Kristo, nta wundi muntu n'umwe twahaweho urugero. Abari mu kabande nabo nuko byagenze. Ubwo barimo birukana dayimoni, umuntu yabazaniye umwana utewe na dayimoni, bahugira kwivovota gusa. Ariko ubundi bariya nibo biherana na Yesu, nibo bigize abakirisitu, bigize abanyamasengesho. Sibyo biriho muri iyi minsi. Uvuga ko nyirugo yapfuye ntabwo ari ubumwisha. Bariya bigize abantu, bigize abakirisitu, ngo nibo basenga, ngo nibo ariko bari mu murimo wa Yesu. Yari yarabahaye ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, ariko uwo munsi kubera uko kwivovotera abagenzi babo, dayimoni yanze kugenda. Yanze kugenda. Ariko igihe Yesu yarebaga Petero, nta jambo yamusubije, ahubwo yaramanutse baramukurikira. Ntibari kugumayo bonyine. Abari hepfo nabo, uwafashe iya mbere ni wa mubyeyi wari wazanye umuhungu we, arazamuka. Abonye Yesu arimo amanuka umusozi, yazamuka yiruka, abandi nabo bamukurikira batyo. Muza kwitonda neza mukareba. Aho ngaho bahuriye niho dusabwa kuba. Bose babumwe. Ubundi ayo matsinda, ayo macakubiri arazanwa nande. Ingorane z'ayo matsinda yombi uko barizwa mu gika cya 7 aricyo cya nyuma kandi gikomatanya ibindi byose. Ubu itorero ry'Imana ririmo ari cyo Laodikiya. Tubona mu byaheshuwe 14:14-22. Buri tsinda rirumva ko ari ryo riri mu kuri, buri tsinda rirumva ko ari ryo rireba neza kandi ari ryo ritunze kandi ritunganiwe. Tsinda aho kwicazwa no kwirebaho no kureba aho Satani yabariganiriza, uruhande bare babarimo usanga umwanya munini wo ufata biga kuri bagenzi babo, bareba aho bayobeye. Umuziro no kwisubiramo ngo buri wese areba aho umwanzi nawe yamuyobereza. Ariko buriya rebye neza ukitegereza wasanga ari impuhwe bamwe baba bafitiye abandi. Witegereje iyo tugaye abagenzi bacu cyangwa se nabo iyo batugaye, wenda bo tubihoreye twebwe iyo tubagaye, irya ni impuhwe tuba tubafitiye. Yesu umuntu ntunamugiraho nimuhira byibuze ngo umenye uko yaraye, niba yabuze n'ikiro cy'ibishyimbo wenda ukimurusha ukimuhe, umuntu amuganirize, muganire, umufitiye impuhwe z'agakiza n'urukundo rwarakamye hagati aho ngaho. Kandi arushaho kurema urwango hagati y'abantu. Abakagombye kuvuga ukuri turi mu mbaraga, arimo arushaho kurema urusika. Ariko nubwo tubona urwiri burya ingano zirurimo, turahamagarirwa nabo kubagiraho. Ntabwo rero iyo witegereje ari impuhwe buri tsinda rimwe rifitiye irindi, ku buryo aho barimo gusengera usanga barimo bavuga amakosa y'abandi. Babajwe nabo, babajwe nuko abantu bari mu gishushanyo batabizi, babajwe nuko abantu batazi ko umurimo warangiye, babajwe nuko abantu batabona, baragenda buhumyi. Burya ni impuhwe, ntabwo ari impuhwe. Aramutse ari impuhwe yaza akakugeraho akakubwira ingorane ufite iyo ariyo. Ya Miriyamu yeje neza ukibaza ikintu yaba yarazize. Yabwiraga Aroni kuri Mose burya cyari ukuri, kuko Mose yari yararongoye umunyetiyopiyakazi, kandi amabwiriza Imana yari yarabahaye yari yarababwiye ko batagomba gushaka mu banyamahanga. By'iki yavugaga cyari ukuri, ariko kuki yasheshe ibibembe burya? Hagenze bite kujya basesa ibibembe? Yazize iki? Yazize umwihwisa.
ariko ngwino igira hino ibi ni Mose nyamara twaba twavuga ingorane mugenzi wacu yahuye nazo ntabwo ari bibi, ahubwo si umwanzuro uvuye muri icyo kiganiro ni uwuhe. Wakagombye kuba umwanzuro wo kumugeraho, yakumubaza ikintu Imana yakoze, yabateranije ari batatu, byangije bya bindi byose ibishyira ahabona. Icyo nicyo cyari cyabuze. Burya rero iyo nabonye ikosa kuri Jeredi, nkareba mugenzi wacu umwe, nkajya kumuhwihwisaho ibyo nabonye kuri Jeredi, ntidufate umwanzuro wo kumusanga, ntacyo tuba dukoze. Ari mu gihe cya kera Imana yadukubita ibibembe tutazakira, ariko se mu minsi nk'iyi igoye turahumeka ibintu byandujwe, turarya ibintu byandujwe. Imana irareba mu bihe byacu iduha mwuka wera. Ese ikubise yakubitaye, aho umuntu yicaye arahunyiza, ikubise yakubitaye, ko yatugiriye impuhwe ikaduha mwuka wera, umwigisha akaba umusobanuzi, akaba umuyobozi, adushyira imbere tukiruka, akaba n'umushorera noneho adushyira imbere tukiruka, akavuga ati rero uwajya imbere yabo wenda bakankurikira, tukamera nka ya hene tugafunga amaferi. Ni umuyobozi, ni n'umushorera, ni umwigisha, ni umusobanuzi, umufasha, ngo twamuhaweho ingwate. Ngira ngo ingwate birumvikana icyo bivuze. Ntabwo ashobora gusubira mu ijuru atajyanye umuntu yarindishijwe. Ndimo nawe urimo, genda hariya mu isi, yaragwatirijwe kuri njye, kuri wowe, uzagaruka uzanye umuntu. Ariko se bipfirahe? Ibi ngibi namaze iminsi mbikoraho ubushakashatsi ku mpande zombi, nsanga ibihamya batanga ku mpande zombi babikura muri Bibiliya yera no mu nyandiko za Ellen White. Nk'umuhanuzikazi twese abadivantiste b'umunsi wa karindwi twemera, yagize amayerekwa menshi, akandika ibitabo bidufasha muri uru rugendo. Ibyo bitabo tubyita umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo bitabo twifashisha. Ikibura nta kindi, aho bipfira nuko Satani adashaka na gato ko abantu bicara ngo bahuze ibyo bihamya bagenderaho, kuko niho uburyohe bw'inyandiko buri. Munyemerere tubanze turebeho uko abantu bashobora kwarira ibintu hejuru, bakaba byabaviramo kuyoba kandi bifashishije ibyanditswe by'amarangamutima yabo. Birasaba rero ko duhuguka cyane, ko ibi bihe dusohemo biragoye, kandi ntabwo bigoye gusa ahubwo biragoye cyane. Urugamba rw'iby'umwuka rugeze aho rukomeye, mo rurahinyuza intwari kandi zishuka yuko ziri mu kuri. Zasoma mu Kuva igice cya 3:5, aho Uwiteka yabwiye Mose ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Nugera mu Byakozwe n'Intumwa 12:8, usange marayika w'Uwiteka abwira Petero ngo kenyera ukwete inkweto zawe. Cyangwa mu Efeso 6:15, mu ntwaro umukristo agomba kwitwaza harimo umukwesa inkweto. Gusobanurwa rero ko gukweta no gukwetura inkweto bisaba kumenya neza ngo ninde wabibwirwaga. Wabwirwaga amagambo yari muntu ki? Si yari mu bihe bimeze bite? Ese biranyigisha iki bitewe n'ibihe ngewe ndimo? Mwuka wera azagufasha kumva neza, kuko niho uburyohe bwa Bibiliya bushingiye. Izi ni ingero ko kubisobanura ubwabyo n'icyigisho. Uzasoma mu Kubara 23:19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Nugera mu Itangiriro 6:6 bigucange, kuko uzasoma ngo Uwiteka yicuza ko yaremye umuntu. None uzafata isomo rimwe uriha agaciro, irindi uhita uritesha agaciro, cyangwa uzabanza wicare wige neza iki ibyo bintu bivuga. Uzasoma mu Kuva 20:5 aho Uwiteka avuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Nugera muri Ezekiel 18:20 usanga Uwiteka aravuze ati umwana ntazazira ibyaha bya se. None se bishatse kuvuga ko isomo rimwe rifite agaciro, irindi ntakwiye kuryitaho? Icyo bishatse kuvuga, zasoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6:16 ngo ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu. Nugera muri Malaki 3:10 wasome ngo ngaho nimubingeragereje. Mbese wahita wemeza ko ayo masomo avuguruzanya? Oya pe, ahubwo bisaba kwiga neza ibyayo, kuko ntabwo byandikiwe gusenyana. Uzasoma mu Gutegeka kwa 2:14-27 aho Uwiteka yabwiye Abisirayeli ngo nihagira ujyana itungo cyangwa imyaka aho ituro, nyamara aho arijyana akaba ari kure, azarigurishe atware ifeza. Akomeza agira ati izo feza uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa igisindisha, kandi ubisangire n'umurewe. Wagera mu Migani igice cya 31:3 ugasoma ngo ibisindisha ubihe ugiye gupfa.
ugasanga kubera ko wishakira kwinywera isomo rya mbere uriha agaciro, iryo mu migani ntushaka no kuryumva. Bisaba kujya mu mateka ukamenya impamvu ya kiriya gisindisha muri biriya bihe bari barimo, n'impamvu guhera mu gihe cy'abami batangiye kubuzwa ibisindisha. Uzasoma mu Balewi 24:20, iteko ry'Uwiteka ngo kuvuna igufa guhorerwa ukundi, ijisho rihorerwa irindi. Uko umuntu ateye undi nenge aba ariko yitura. Wagera muri Mateyo 5:44 ugasanga ibyo bintu Yesu yarabyamaganye, atariko ngeweho ndababwira nti ukunda abanzi banyu musabire ababarenganya. None se Yesu yazanywe no kuvuguruza ibyo Uwiteka yari yaravuze? Ibibazo tugomba kwibaza, igisubizo ni hoya. Ahubwo hari impamvu zatumye ibintu bigenda bihinduka bitewe n'amateka y'ibihe abantu bari barimo. Hari n'izindi ngero nyinshi rero namwe mwabona muri Bibiliya yera, uramutse utize neza wajya wirobanurira bimwe bihuje n'uko ushaka, ibindi ukabiterera hirya, kandi abo byigishije nabo bahita babifata ko ariko kuri. Rero inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi nazo niko zimeze. Bisaba ko abaziga iyo babonye hari izisa n'izivuguruzanya bicara hasi bagafata igihe cyo gusenga, bakiga neza aho kuzuzanya kwazo kuri, basuzuma neza igihe n'ahantu n'impamvu byanditswe. Bityo uramutse wize nabi wagira ngo byanditswe n'abantu babiri batandukanye. Reka turebe zimwe mu nyandiko za Ellen White zifashishwa na buri tsinda. Ibyabo mu itsinda rya mbere bifashisha, ahangaha nabigiye mbibanza n'umubare 1. Ibyabo mu itsinda rya kabiri bifashisha bibanzizwa n'umubare 2. Ca bugufi urikire neza witonze kandi usenga. Itsinda rya mbere ngabo iyo bahuye ganirire yabo nta utega undi amatwi, ahubwo ni ukurwanisha inyandiko ko kuriho muri iyi minsi. Kandi mu badivantiste b'umunsi wa karindwi ntawe ushaka kurekura iryo zina, ntavuga ati ni ngewe buriya ninjye mu divantiste b'umunsi wa karindwi. Ariko kuki Satani atuyobya ntitumenye ko tunarihuriyeho, tubagarira icyo dupfana, icyo dupfa tucyamaganire. Itsinda rya mbere avuga ati igihe kigiye kugera ubwoko bw'Imana bwasigaye habemo bamwe bakira inyigisho z'ubwaka n'iz'ibinyoma bavuge ko ariko kuri. Ibyo bizuza intekerezo za benshi imyumvire y'ubuyobe idafite umwanya mukuri yenewe itorero muri iki gihe. Ubu bwatoranijwe Yohana wa 2 icyigisho cya mbere kagingo kagira kati imbaraga ikurura iri mu nyigisho z'inzaduka. Itsinda rya kabiri nabo baza bakubwira ati gukurikiza imihango, gukurikiza ubwenge bw'isi, kwigengesera by'abisi, ingengamikorere y'abisi bizagaragarira abantu benshi ko ari imbaraga y'Imana, nyamara iyo byemewe biba inkomyi yo kubuza umucyo w'Imana uca mu miburo, gucyaha ndetse no mu nama, maze ntugere ku batuye isi. Kavuga ko ibyo bintu byinjiye mu itorero. Rwaho naho muri icyo gitabo cy'ubutumwa bwatonije umugabane wa 2 w'icyiciro cya mbere, nanone ku kagingo kavuga ngo imihango ikonje cyangwa ubwaha. Yatsinda rya mbere bagaruke, abantu barirwa bajajara hateraniye abantu benshi mu ngo, none ibyanditswe bibasohoreyeho. Amosi igice cya 8:11-12, dore iminsi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga, zateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajaja bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana be kuribona. None dore nibyo biriho, nibyo bisohoye, icyo bakakibakubitisha. Naho rero bagahita bazana ikindi. Itsinda rya kabiri, abantu benshi biringiraga abapasitoro babo mu buryo bw'ubuhumyi, banze kumva umuburo. Naho abandi nubwo bemeraga ukuri ntibatinyuka kuvuga, batinya gucibwa mu nsengero. Ubutumwa Imana yohereje ngo bugerageze itorero kandi buriboneze bwerekanye ku mugaragaro ukuntu abantu batagira ingano barunduriye imitima yabo ku by'isi mu mwanya wa Kristo. Ambara ikomeye paje 225. Bakabakubwiye iby'abapasitoro, bakabakubwiye n'uburyo bwo kwiruka ku bintu by'isi n'ibiki byose, n'ingero kandi ziba zihari bahita batanga. Ryatsinda rya mbere ikagaruka mu gitabo cya Ellen White cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku mutwe uvuga ngo Satani yiyitirira ko asubiza amasengesho y'abera. Akagingo ka 548-549. Aya magambo ngo intego imwe rukumbi niyo yari yuzuye mu ntekerezo z'abasengaga, nta agakiza gaheruka kandi k'iteka ryose k'imitima yabo. Nta na rimwe bigeraga bayoberwa ko ubugingo buhoraho bwasezeranijwe abihangana bakageza ku mperuka. Mbega umwete, mbega gutitiriza byarangaga icyifuzo cyabo. Urubanza n'ibihe bidashira nibyo barebaga imbere, amaso yabo kubwo kwizera
bari barahanze ku ntebe y'ubwami irabagirana, imbere yayo akaba ariho bari bambaye amakanzu yera bagombaga guhagarara. Ibi byabarindaga kugwa mu cyaha. Abo bantu murumva hari uguhuga bafite. Baranditse kagero ka 549 ngo hiyongeraho undi umuhati bari bafite, iby'isi barabitaye. Ntabwo burya hari ibintu Satani agerageresha abantu, yagerageresheje Yesu, natwe nibyo tugeragereje. Ubutunzi, icyubahiro, hari abantu tuzi babitsinze nabo muri iyi minsi, ndetse bajya no ku rwego rwo kuba bareka akazi kubera ko babona kababangamiye mu byo kwizera. Baremera barya ubusa, ntiwabakanyisha icyubahiro. Ariko Satani yahise ahindurira he igihe Yesu yatsindaga ibyo bintu? Muri handitswe ngo abo ngabo urwego bagezeho barimo barayoberezwa mu nyandiko. Babonye ko azana ubutunzi imbere yabo, bavuga handitswe ngo akeguka. Yazanye icyubahiro imbere yabo, bati handitswe ngo areguka. Aragenda nawe arahindura ati handitswe ngo. Aba bantu bameze batya dusomye hano ngo hiyongereyeho undi muhati, noneho hakoreshwa uburyo buheruka bw'uburiganya bwa Satani. Yumva urusaku rudatuza basaba ko Yesu yagaruka ngo abarokore. Nuko mu ngamba ze zigenza zite? Ziheruka, Satani yihindura nka Kristo, maze abemeza yuko amasengesho yabo asubijwe. Itsinda naryo rikaba ribahaye igihamya. Tisingibi byanyu uko byavuzwe hano. Ryatsinda rya mbere rikagaruka. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no mu mwaza baho bigisha b'ibinyoma bazazana. Ni irya mbere rikomeje ritanga ibihamya. Bazazana rwihera n'inyigisho zema ibice zitera kurimbuka. Rwa Petero 2:1 n'uwa 2. Pawulo nawe yaravuze ati umwuka avuga yeruye ko mu bihe bizaza ari iby'ibingibi bamwe bazagwa bakava mu byizerwa bakita ku myuka iyobye. Rwa Timoteyo 4:1 komeza. Yesu ati hazaduka bigisha benshi babwira intore niba bishoboka. Mateo 24:24. Ibi bihamya ntibyumvikana. Birumvikana. Ryatsinda rya kabiri ririmo ribwirwa amagambo naryo rigahita rizana rihindurikirana iyindi nyandiko ivuga ngo kugwa kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora, kandi ubumwe hagati y'itorero n'isi butaragerwaho mu Bukristo bwose, ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye. Iryo hinduka rizagenda ribaho buhoro buhoro. Yaduka byo mu minsi y'imperuka igihamya cya 718. Baguha ingero z'ibintu abayobozi bagiye bemera b'itorero ry'Abadivantiste byinjira mu itorero bakabibererekera, vuge bati iki gihamya ntabwo mubibona mwebwe, nta maso mugira. Hatsinda rya mbere rigaruke ritenera yavuze ati ntabwo Uwiteka yatanze ubutumwa bwo kwita itorero ry'Abadivantiste Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kurisohoka. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 51. Arakomeza ati ndaburira itorero ry'Abadivantiste umunsi wa 7 ngo mwitondere uburyo mwakira buri nyigisho yose nshya n'abantu bavuga ko bafite umucyo ukomeye. Umurimo wabo usa no kurigana no gusenya. Page ya 55 muri iki gitabo. Indi ryatsinda nanone ribashije gukubitwa iki gihamya rikaba riragarutse ukwifatanya kw'itorero na leta, kuko kwaba kuri ku rwego ruto kose cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, mu by'ukuri icyo gukora ni ugutuma itorero ariryo ryegera isi. Ntambara ikomeye page 216. kandi ibyo bavuga ni ukuri. Itsinda rya mbere rikagaruka kwiriye kwibuka ko nubwo itorero ryaba ari irinyantege nke ndetse rikaba ridatunganye, cyo kintu cyonyine ku isi Kristo ahozaho ijisho, ahora ryitayeho kandi akarikomeresha umwuka we. Mwebwe ibyo murimo muvuga ni ibi. Nyamara bari muri ya matsinda abiri. Bamwe bari mu butita, mu bukonje bw'ubutita. Niwo murongo barimo bavugamo ibihamya byabo. Ntibashaka no kumva ibyo abandi bavuga. Oya, bariya nabo bari mu murongo w'umuriro. Ntabwo bashaka kumva ibyo abandi bavuga. Oya, kuki ntashaka kubyumva ngo mbihuze n'ibyo nsanzwe. Itsinda rya kabiri bakagaruka bati yaduka byo mu minsi y'imperuka. Kanyuka 151-153. Ijwi riva i Battle Creek ryafatwaga nk'irifite ubutware mu gihe ryari rigitanga inama y'uburyo bwiza bwo gusohoza umurimo w'Imana. Ntirikiri ijwi ry'Imana. Urumva mu bihe bya kera byari ijwi ry'Imana kuko ryagenza gutya. None ubu ngubu inyandiko ntivuga ngo ntirikiri ijwi ry'Imana. Igihe twafataga abo bantu bo mu nteko nkuru nk'abahagaze mu mwanya wera kugira ngo babere ubwoko bw'Imana ijwi ryayo, igihe cyaratambutse. Babikubwira nawe uramutse ubarirwa mu byatsi bibisi
kwizera kwawe ntaho gusanzwe gushingiye vuta ariko se wamugana gusa ntibyanditse. Turimo turarwana n'imbaraga imyuka yaduka byo mu minsi y'imperuka. Akagingo k'ijana 55 n'ijana 56 Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita abadivantizo umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubusohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga n'ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo, ntirigomba kuvurungwa ngo ricagurwemo uduce duto twigenga. Tekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta gihamya na kimwe cy'uko icyo kintu kigomba kubaho. Uwanditse ibi ngibi si we wari wanditse biriya bindi. Itsinda rya kabiri rirakomeza, nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera, nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe. Mose 5:21-24 Iyo muza kunshengerera, ninde wababwiye kuza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Byaha bivanze no guterana kwera nibikurweho. Aho yakumvisha iyi nama ngo we ajya aterana muri we, ibi bintu yarabishyize ku murongo akabizana muri rusange, kubera yuko gutura n'ubundi yaturaga bagombye kumukurura. Ntazi impamvu yo gutura, ntazi akamaro k'amaturo n'icyo ajya gukora, ahubwo kubera ubugugu bwe n'ubundi itaga icya 10 bamukuru. Abantu benshi bafite ibihamya, nawe na benshi bafite ibihamya, abantu bageze habi. Itsinda rya mbere riti ndababwira bene data ko Imana ifite umubiri ari ryo torero, ukorera kuri gahunda imwe, ari nabo izakora inyuriyemo. Iyo hari ukoze yitandukanije n'uwo mubiri ukorera kuri gahunda, ari nawo bwoko yitonda amategeko y'Imana, iyo atangiye gupima itorero ku minzani ya kimuntu kandi akayiciraho iteka, ubwo mushobora kwemera neza ko Imana itamuyoboye aribeshya. Ubundi ibingibi iyo njya kubibabwira, banza gusuzuma ko ntari muri rya tsinda rya rindi ry'ubutita, atari ibintu nkubitisha abandi gusa. Yaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cy'ijana 55 kugeza ku ijana 57 niyo ibyo bintu byanditse. Tugakomeza tuti muri icyo gihe gukabya mu kwizera mu mateka y'ibyabayeho yanditswe mu ntambara ikomeye paje 285. Tujye twijya no ku mateka. Haranditswe ngo muri icyo gihe gukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara. Abantu bamwe bari baragaragayeho kuba bizera b'abanyabwuzu mu kwakira ubutumwa, batangiye kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi utibeshya. Bavugaga ko bayobowe na mwuka, maze birundurira mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari bamwe bagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakamagana abantu bose batemeraga amatwara yabo. Ibitekerezo byabo n'imikorere yabo y'ubwaka ntabwo byakunzwe n'umubare munini w'abadivantiste. Ibyo nabyo tukabibabwira tuti none namwe kuki mugenda muri uyu murongo? Aho bakaba baduhaye ikindi gihamya cyo mu mateka. Igihe batigiye Imana yavuga ku ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Nubwo bari mu butware bwa Satani, babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba, nyamara bagikomeje kwibona nk'abatonijwe n'Imana. Bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge, ibitambo bigatambirwa ku ntambiro zahumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigisha vaju igasabirwa ubwoko bwariho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana, ari nako bashaka kwica intumwa n'abigishwa be. Nuko rero ubwo umwanzuro ntakuka wo mu buturo buziranenge bagarutse mu bihe byacu, igihe uzatangazwa, maze isi yose igatangarizwa icyo yagenewe bidasubirwaho, abatuye isi ntibazabimenya. Kandi ibi bintu biranditse ko, ariko ndabivuga ndi muri ihe tsinda. Tugiye gusoza mu kanya tureba itsinda twagombye kubarizwamo, kuba mu itorero itsinda twabarizwamo iryo ari ryo. Ntabwo ngo abantu bazabimenya, ibyo byaranditswe. Amadini azakomezamo kubabwamo n'abantu bamaze gukurwaho umwuka wera w'Imana, kandi umuhati wa Satani uw'umutware w'abadayimoni azabashyiramo kugira ngo basoze imigambi ye y'ubuhendanyi, uzakomeza gukoreshwa nk'aho bakorera Imana. Bisobe mu ntambara ikomeye paje 430. Ibintu biranditse. Itsinda rya mbere bagaruka bata abantu benshi bari babuze kwizera no kumaramaza, nyamara bakagira umwuka wo kumva bihagije kandi bagakunda kumva no kuvuga ibintu bishya. Baguye mu gishuko cyabo bigisha bashya, maze bifatanya n'abakorera Satani mu murimo wabo wo gusenya iby'Imana yari yaratumye Luteri yubaka. None mwebwe kuki musubiye mu murongo w'amateka yabayeho mugashaka kwigisha ibintu bishya? Abo bantu bashaka kwigisha ibintu bishya kugira ngo bemerwe n'abandi. Erega intore kugira ngo ireke ubutore bwayo noneho yadukire kirazira, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana.
Itsinda rya kabiri kagaruka riti umubare muto bazinangira bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka bazahindurwa ibishungero mu isi. Hazategekwa ko izo nkewe zihangara kurwanya itorero ryashyizweho n'Imana na leta zidakwiriye kwihanganirwa, ko ahubwo ibyarushaho kuba byiza ari uko bababazwa kuruta ku isi yose yajya mu rujijo no kudakomeza amategeko. Intambara ikomeye, paje 431. Bati none ibyo ntibyabaye, kabihuza n'amateka uvuyemo. Inyandiko zifashishwa ni nyinshi, mvuzemo nkeya nk'ingero natangaga, namwe rero mwabona n'izindi cyangwa se mugenda mwumva n'ibindi, mufite n'ibindi byinshi. Bavandimwe nshuti z'Imana, izi nyandiko zose ibyo zivuga ni ukuri, ariko urebeye hafi wagira ngo zirasenyana, cyangwa wagira ngo zanditswe n'abantu babiri bahanganye kandi batandukanye. Oya, ntabwo ariko biri, ahubwo zanditswe n'umuntu umwe, Ellen White. Ziruzuzanya, ntabwo zigambiriye guca ibice mu bagize itorero ry'Imana. Iby'Imana niho biryohera, kuko uziga tureba uburyo zuzuzanya bituma tumenya neza aho umwanzi ashobora kudutegera, aho gutsimbarara kuri bimwe ibindi tukabyamaganira kure. Kwicara hasi umuntu yakubwira icyo utaruzi, ugafata umwanya wo kujya kugisuzuma ugihuza n'icyo waruzi. Inyandiko iryohera. Kwiga izo nyandiko duciye bugufi, buri wese agambiriye ibimwubaka bikubaka na bagenzi be, nibwo twumva neza ibanga ryihishe muri zo, kandi tuba turi kumwe na Mwuka Wera, umusobanuzi twamuhaweho umufasha muri ibyo, kandi biturinda kugwa muri wa mutego karundura uhitanye benshi, ari wo bwaka cyangwa ubutita. Ibyo bituma twumva neza uburyohe bw'inyandiko aho bushingiye. Ntabwo zirema urwango, kandi ntabwo uzigumamo nta mutima mubagira. Mureke twige neza twitonze, hamwe tutava mu mahame y'ibyo twizera, ibyo Bibiliya yera, kandi twishuka ko turi mu kuri. Ndashaka kuvuga ko buri kintu cyose cyadutse kidasanzwe mu bigendanye no kuramya Imana n'imyizerere, dukwiye kujya tugisuzumisha ijambo rya nyiri itorero yandikishije kandi duse. Tugomba kumenya ko iby'Imana bidakinirwamo umuntu abyitwaremo uko yiboneye. Reka mvuge ibi ngibi nkunde nemerwe. Hano barafata bakabisobanura bakurikije amarangamutima yabo. Jondo umuntu yarampamagaye arimo ambwira ati bite ko mutamenya aho ibihe bigeze. Dore imbabazi zarangiye muri 2018. Byo murimo ni ibiki? Ubu ngubu aravuga yuko Yesu Kristo ngo azaza muri 2024 mwaka utaha. Kandi ubwo nuko nta kindi wamubwira ngo akumve. We yumva ahubwo yavuga ukumva gusa. Rene nk'abo ngabo uramenye ntuzajye impaka nabo. Ntuzajye kurwanisha inyandiko. Uzumva ibizima ashobora kuba yavuga. Cyase n'ibindi yakubwira byose, ugenda upfuka musenge. Umwuka Wera azagusobanurira ikizima icyo ari cyo, kandi nawe ntuzibagirwe kumusabira. Dore ko misabire yacu nayo ari ikibazo. Yesu navuga ngo mukunde abanzi banyu musabire ababarenganya. Umuntu yaba akurenganya, bari kumwe Imana igufasha. Imana ikwifashiriza, ariko buryo bumusabiye. Imana ikwifashirize biragoye. Buryo ibintu by'imisengere yacu nabyo ni ikindi kibazo. Ndajya mu mwiherero gusenga, nagira mu mwiherero aho nakwitekerejeho unaturira Imana ibingora, nubwo bingorerega nkaba nzi ko ari ikibazo kuri njyewe, ariko ntarabikira. Ngomba kwemerera Imana yuko bingora, ariko nzi neza yuko kubireka ariho agakiza kari. Hatabaza imbaraga z'ijuru zikamfasha ibyo bintu nkabivamo. None ndaya gusenga ndi njyenyine ndiherereye, cyangwa se turi babiri turi batatu. Mana rwose utubabarira ibyaha byacu, dore rwose turagoma, tuje imbere yawe dusaba imbabazi. Ariko kanaka dore buriya ngo inzoga nawe umukize icyo kintu, urajya kwatura iby'abandi, ibyawe wabirangije. Buriya rero ntabwo tuba tuzi icyo dukoze, twebwe turushaho kwidanangira. Ariko uriya we turamubohoye tutabizi, niwe tubohoye, ariko twebwe ntidushaka kubohoka, kuko icyo twacyatuye kivuga mu izina, cyangwa nanze kukivuga mu izina. Kandi nihereranye n'Imana njye nayo twenyine, ngiye kuyizanaho uburyarya. kandi nzi ni gute umukristo yakwitwara muri ibi. Icyo abitorero dukeneye byihutirwa, ubutumwa bwatonejwe umugabane wa 2, icyigisho cya mbere ku ngingo ivuga ngo imihango ikonje cyangwa ubwaka. Ni titre ivuga ngo imihango ikonje cyangwa ubwaka, ari byo turimo kureba, ubutita cyangwa umuriro. Ellen White aramagana ari amatsinda yombi agira ati Satani ariho arakorana imbaraga ze zose n'ubuhendanyi n'ubushukanyi kugira ngo ayobore abantu abakure ku butumwa bwa marayika wa 3 bagomba kubwirizanya imbaraga ikomeye. Ibintu tugomba kubyitegura ko tugatangira kiriya cyigisho. Iki cyigisho kije ku Isabato twamaze gufata imyanzuro. Satani nabona ko Imana iha ubwoko bwayo umugisha kandi ikabategurira kuvumbura ibinyoma bye, azakoresha imbaraga ze zikomeye kugira ngo ku ruhande rumwe azane ubwaka,
naho ku rundi azane ubunyamihango bukonje kugira ngo babashe gukoranya umusaruro w'abantu benshi. Ubu ni igihe cyacu cyo kuba maso, utagoheka. Mube maso, mufunge inzira uko yaba ari nto kose Satani yacamo ngo abinjiremo. Inama tugirwa ya mbere, naraye mbonye indirimbo abaririmbyi bamwe baherutse gushyira ahagaragara, barimo bavuga bati nagiye kubona mbona imodoka nini irimo abantu, ariko umushoferi wari uyitwaye nta byangombwa yagiraga. Ati uko bakomezaga urugendo najya kubona nkabona imodoka igarutse aho yatangiriye ikomeza kuzenguruka ityo, kandi abari barimo imbere bo bibwiraga yuko ngo barimo bagenda. Ngo ingorane bari bafite ngo nuko batasomaga icyapa babaga bageze, ngo bageze ku cyapa ngo bamwe ntibacyitaho, abandi bagerageje gusoma ibyanditse kuri icyo cyapa ngo bagerageza gusobanura inyandiko yanditse kuri icyo cyapa uko bishakiye. Ngo nabagerageje gusoma. Ibyo rero ngo byatumye habaho amatsinda abiri, ngo bamwe batera umugongo abandi, kandi byatumye ngo wa mushoferi wari utwaye ya modoka ayiparika. Niba bagikomeje urugendo ibyabo birangiriraho. Ni amatsinda abiri. Bamwe barita ku byanditswe byera, ariko uko babyitaho cyane bari mu matsinda biga uko barushaho gushakashaka, niko barushaho gusobanura ibitagendanye n'ibyo barimo gusoma. Asanga batambikiye bageze ahandi hantu, ariko abandi ntibashaka no gusoma, babyitayeho. Amaherezo ni ayahe? Indi nama ya kabiri, mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa 3 ku cyigisho kivuga ngo guhamagarirwa ububyutse, hari amagambo akurikira. Nawe yavuze ngo tuzamera dute muri iki gihe gikomeye kandi giteye ubwoba? Mbega ubwibone buri mu itorero, mbega uburyarya, mbega kubeshya, mbega urukundo rw'imyambarire bitagira umumaro mu kwinezeza, mbega gushaka kwishyira hejuru. Ibi byose ntabwo birimo. Ibi byaha byashegesha intekerezo n'imitima kugira ngo ibintu bizahoraho bye kumenyekana. Ese ntituzashakira mu byanditswe kugira ngo dusobanukirwe aho turi mu mateka y'isi birimo kwirengagizwa cyane? Nuko yanditse. Munsi ukuri kw'iki gihe ntabwo kuri kuvugwa. Ngana babwiye icyigisho kirimo kivuga ngo ni igihe cy'Ikwisa ya gihanuzi. Urebye ahantu tugeze, uko Daniyeli yabibonye, bya bintu yabonye akarwara, akamara iminsi arwaye, atangiye kurungurukamo. Ariko hari aho yabibonye mu gice cya 11, nicyo nibanzeho hano. Ni imirongo ingahe gusa, guhera ku murongo wa 40 kugeza ku murongo usoza wa 45. Ubu tukaba tuhagaze ku murongo wa 44, aho bavuga iby'intambara y'Uburusiya beruye. Izina Uburusiya rikavugwa, bamwe mwarabisomye murabizi mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli. N'ikigiye gukurikiraho kirimo aho twakwiteguye ngo twige ibyo bintu, tumenye uko dukwiye kwitwara, ahubwo turacyari muri bya bindi, ntaho turi kugana. Nawe ahita arakomeza atugira inama. Turi kureba ngo ni gute umukristo yakwitwara muri ibi bihe. Arakomeza agira ati Uwiteka yagaragaje ko kugendera kuri gahunda mu ivugabutumwa byagiye bitinywa kandi bikirengagizwa cyane. Kubera iki? Yesu avuga ngo mbatumye muri nk'intama hagati. Biratinywa kandi birirengagizwa. Bivuga ubyeruye urebe. Birasaba indi mbaraga. Aho bivuga ubyerure ubisobanura uko biri. Ariko uhagarikiwe n'ingwe niba bavuga ko avoma, uhagarikiwe n'Imana nyiri imbaraga zose yakagombye kuvoma binganiye. Byagiye byirengagizwa cyane. Gukurikiza imihango bikwiriye kuzibukirwa, ariko mu kubikora gahunda ntikwiriye kwirengagizwa. Mu ijuru hari gahunda. Igihe Kristo yari ku isi mu itorero hari gahunda, kandi na nyuma yo gusubira mu ijuru kwe gahunda yakurikizwaga n'abigishwa be nta gukebakeba. N'ubitorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa 7 rifite gahunda. Ibizategekwa n'umuntu uzabyihorere uribe mu kurikiza iry'Imana, ariko ntibizatume urivamo. Warivamo ukajya he? Rifite inshingano yo kuburira abatuye isi. None nawe urivuyemo ujya he? Kugira ngo se nawe uzakunda uburirwe? Ikibazo no muri iki gihe, muri iyi minsi ya nyuma, ubwo Imana iri guhuriza abana bayo mu bumwe bwo kwizera. Mu buki? Mu bumwe bwo kwizera. Twavuye mu butita, twavuye mu bwaka, tugahura mu bumwe bwo kwizera. Wabona uwitwara uko bidakwiriye ukamugeraho. Wabona ari umunyamahane utari bubashe kumwegera, genda umusabire, tereka Imana. Muri iki gihe rero Imana iri guhuriza abana bayo hamwe, hari ubukene bukomeye bwa gahunda kurenza uko byigeze bibaho. Kuko nk'uko Imana ihuriza hamwe abana bayo, Satani nawe n'abamarayika be babi bari gukorana umwete kugira ngo batume ubwo bumwe butabaho kandi babusenye. Barakora uko bashoboye kugira ngo ubwo bumwe babusenye. Ariko urazi izi nyandiko zose zamutse zihurije hamwe, abantu bakicara bakavuga bati ubundi ibi bintu birahurira he? Uzi imbaraga yasuka.
Ubu hakenewe abakirisitu bicisha bugufi, badaharanira ibyubahiro by'isi, bisabira kandi bagasabira bagenzi babo, kandi bagaharanira icyatuma batazimiza n'umwe, biga ijambo ry'Imana basenga, bagendera kuri gahunda y'itorero, ariko badakurikiza imihango idahuje n'ijambo ry'Imana. Petero we n'izindi ntumwa bavuze ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Se babivugaga bavuye mu itorero. Iriya mbaraga yatumye bavuga kuriya kandi bakabihamiriza ahantu hakomeye, niyo dukeneye kwakira. Kenshi nimusuzuma amasengesho yacu, twavuye mu rugo, twavuye muri ya mihati yacu, ya miruho y'isi, twa tuntu twose tubamo mu buzima busanzwe, tubahotereka tujya imbere y'Imana. Siko tuza tuvuga. None se ni iki gituma iyo tugeze hano tujya gusenga tukavuga ngo Mana turakuraritse ngo uzubane natwe, kandi twaje tuyisanga, turakwinginze kugira ngo Mwuka wera amanuka azabane natwe, twaje tuyisanga nkaho twagasane tubavuze Mana twaje imbere yawe, uduhe guturiza imbere yawe, twumve icyo twigisha, icyatumye uduteraniriza aha hantu. Ni ka kamenyero za mvugo zacu, ariko Imana ntabwo yita ku izo mvugo zose, irabizi ko dukocabi, ahubwo ireba umutima ubivuganye. Ngewe nshobora kumva wabisenze utyo nkakugaya, ariko Imana yakwandikiye umugisha, bitewe n'uko icyo urimo ushaka kumvikanisha ntabwo uburyo urimo ubivugamo aricyo kibonezamvugo wakagombye kubivugamo. Ariko Imana ntabwo yita ku bibonezamvugo byacu, ireba umutima ubivuganye. Niba ubivuze bitagufasheho, niba ubivuganye uburyarya, niba ubivuganye kugira ngo abantu bumve ko uvuze gusa, byose bibizi. Bavandimwe, twibuke indangagaciro duhagarariye, tugarukira aho twari tugeze twishuka. Twese dukeneye Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bifurije guhagarara gitwari, bifurije kuzazamukana nanjye iki kirere, ishimira intsinzi ijuru ryaduteguriye kandi ryaduhaye. Izina rya Yesu. Amen.